urugendo rurimo kwibaza ibibazo byinshi. Hari ibyo ndimo gusoma muri Bibiliya bitigeze binyorohera. Hari ubuzima bwo hanze nabwo butoroshye kubihuza rero nibyo byambereye ikibazo. Ubwo rero nayisigaye meze nka Petero, mvuga ngo kuko ari wowe ubivuze reka mbikore. Ibyo nakoraga nayisigaye ndi kubikora kubera ko kuko mbisomye, nta wundi muntu simvuga ngo hari undi waje kubinyigisha. Nihuse maze gutsindwa ko maze kubona ko burya ya sabato ngomba kuyijyamo nubwo bingoye. Icyo gihe kubera navuga ngo kugundagurana n'Imana, ndibuka ko nataye ibiro 10. Ibiro 10 byarashize, amagambo yashize ivuga uko nari nteye nuko nabagaho. Imana ntiyigeze yemera yuko nkomeza kubibamo. Oya, hari umusore twari tuziranye, nawe yari umukatolike, ariko we nubwo yari umukatolike akazi yakoraga ntikanamwemeraga yuko ku cyumweru ajya gusenga, ahubwo yari afite off cyangwa yari afite ikiruhuko maridi. Ariko maze kumenya ukuri kw'isabato, icyo kibazo nacyo cyahise kinzamo kuko twarabashuti twarakundanaga. Bita numva nkurikije ibyo maze kumenya nuko we ameze, numva bitashoboka, bitahura, numva ntago biri buhure. Ntangira gusengera rero uko nzamuha amakuru y'urugendo ndimo yuko bitashoboka, kandi ko nkurikije aho ngeze ko nta gusubira inyuma, ahubwo ngomba kujya mbere kw'Imana. Navuga numvaga nahoraga ntonganya Imana ngo yarampemukiye. Nabwiraga Imana warampemukiye, kuki ibi bintu wabyanditse? Iyo utaza kubyandika sinari kubimenya. Ariko kubera ko urumva kubera ko nabisomye byambujije amahoro, nahoraga rero mbwira Imana, Mana warampemukiye, ibi bintu wamenyesheje, watumye ntaho kubihungira mfite, warabyanditse. Okay, ibyo byarabaye igitangaza gikomeye. Imana rwose ndagira ngo babwire Rugamba, iyi ntambara ni y'umwuka. Rero ubwo ari y'umwuka irwanirwa mu mwuka, Uwiteka arirwanirira. Ariko Imana kuko ari Imana, najyaga nkunda kuyibwira nti maze uriya rugamba uzarwirengere, niwe nyirabayazana. Ubundi yo ntasoma biriya bintu, nta wundi muntu wabimbwirije. Yo ntasoma biriya bintu simba ndimo kubivuga, ariko none reba ibintu wandikishije ndabisoma nabivuga bigatera ikibazo. Ni rero jya wishingira umutekano wanjye, jya urwanura urugamba, niwe nyirabayazana wabo. Naje gutangazwa cyane nuko nagiye ngira urugendo rwinshi rwo kuba hafi y'umuryango, ariko ikintu naje gukundira Imana nuko yihesheje icyubahiro muri uwo muryango. Biza kugeraho noneho bisa nkaho wagira ngo umuryango wanjye wose n'abadivantiste, gahunda y'ibirori bibaye bakavuga ati muramenye kugeza kuri uyu munsi wa none, muramenye mwibuke yuko ibirori byanyu mutari bubishyire ku isabato. Ngewe vendredi yo hageze bitafunga telefone, narababwiye nti rero amatwi yanjye mu yindi minsi mba nayahaye isi ngo ivuge n'abantu bavuge. Iyo amasaha rero ageze numva noneho mfite amatwi yo kumva Imana, ahasigaye umunwa wanjye noneho nanjye nkumva wasohokamo ibyo kuvuga Imana. Kuva kera tutarayimenya yo yari ituzi. Najyaga nkunda kubwira abantu ni ngewe ibintu nakundaga gushaka no kuyikundira cyane. Najyaga mvuga ni ngewe navutse mu kwa 7, ndangije mvuka ndi uwa 7. Ni kandi nitwa Ingabire, ni kandi Ingabire z'Imana ni 7. Njye nibuka ko niga mu wa 7 nari nimero 7, ndangiza kwiga 9 7 mbona diplome ya 7. Ibyo rero Uwiteka yanyongereho rero amaze kunyereka umucyo w'isabato, yemeye kumva umudivantiste w'umunsi wa 7, kandi n'ubukwe bwanjye nabukoze mu kwa 7. Ibyo rero najyaga nkunda kubivuga, nkavuga okay, noneho ngize umugisha nza kumenya yuko 7 uvuga ikintu cyuzuye. Ndavuga uko byagenda kose Imana ngomba kuyereka ko ndi umuntu wuzuye kuva none kugeza ubwo tuzicarana. Byanga bikundi ngomba kumbona nk'umuntu wuzuye.
ideni mfite ni rimwe gusa, ni ukwibaza ngo ibyo Uwiteka yangiriye ndabimwituriye. Ese impamvu ndiho kuri iyi myaka ndiho Uwiteka ambitsemo iki, arashakaho iki? Ariko kimwe cyo namenye ni uko nta kindi, ni cyo kuvuga gukomera kwe, ni cyo kuvuga ubwiza bwe. Ibyo nabyo Imana iraringanura. Numva ntangiye kugarurirwa ibintu byinshi byatambutse, ntangira kurwana n'icyo namenye. Urugendo ruba ruratangiye, urugendo rutanyoroheye, urugendo rw'umwana w'umukobwa. Icyo gihe nari mfite imyaka 20, iyo nari mfite urugendo rurimo kwibaza ibibazo byinshi. Hari ibyo ndimo gusoma muri Bibiliya bitigeze binyorohera, hari ubuzima bwo hanze nabwo butoroshye kubihuza rero nibyo byambereye ikibazo. Guhuza ishuri ndimo, nigize umuntu udashaka kwereka yuko ibyo barimo mbirimo. Famiye nayo imenyereye yuko bafite abana baraho, ariko baraho b'Abakatolike basenga, ariko iby'Abadive byo byara ibindi. Ntangira kwibaza urwo rugamba uko ngiye kururwana nuko ngiye kwitwara. Muri make rero narihuse nimbika muri Bibiliya itarigeze impagahenge ngo inyorohere, imfavorize, kugira ngo bimwe nibwiraga byo kuba uwubahiriza isabato nkaguma muri Katolike byaranze. Kandi byanze ntazi nta muntu wundi w'umudive tuziranye uretse abanyeshuri twigana. Byanze ntazi ahantu urusengero rw'Abadive ruri, ntaho narinzi ngo mvuge ngo wenda ndi buhage, kuko kujya ku ishuri oya na meme naha ngaha i Kigali aho nabaga Kimisagara ntago narinzi urundi rusengero rundi. Imwizweho ntago hari hanteye ikibazo, kuko aho ngaho niho narindi rwose nta kibazo. Kindi wenda uretse ubwo iyo ntambara y'idini ndi kuyirwana n'ibyanditswe, ariko no ku giti cyanjye imibereho yanjye. Ikindi wenda navuga hagati aho, nihuse maze gutsindwa ko maze kubona ko burya ya sabato ngomba kuyijyamo, nubwo bingoye icyo gihe, kubera navuga ngo kugundagurana n'Imana. Ndibuka ko nataye ibiro 10 byarashize, amagambo yashize ivuga uko nari nteye nuko nabagaho. Imana ntiyigeze yemera yuko nkomeza kubibamo. Oya, wenda nk'urugero, nabayeho nubwo nari ndi umukobwa, ariko ntago nari umukobwa, ariko kubyerekeranye n'imyambarire ntago nari nzi kwambara ijipo n'ikanzu. Umwenda wanjye wari ipantaro, uretse ntangiye kwiga muri aho ngaho apase kereka uniforme yonyine yo natangiye kwambara nk'ijipo. Noneho rero igihe kigeze cyo kujya mu rusengero, ADPR nari nyimenyereye, najyanaga na mukuru wanjye nawe utari ufite ikindi akora, ariko nari nemerewe. Najyanaga iyo pantaro kuko niyo mwenda yabonaga mfite, nta nundi. Najyanaga ipantaro nta kibazo mfite. Ariko Imana imaze kunyemerera nkamenya uwo mucyo w'isabato, ntago yanyemereye ngo ngumuko. Oya, ntago yanyemereye ngo ngumuko nguko. Urusengero twasengeragamo rwo muri ADPR hano ku Muhima, rwitwa kuri La Fresheur, ADPR ya Muhima, twasengeraga ku Muhima cyangwa mu Gakinjiro. Aho rero maririye kumenyera umucyo w'isabato, naribwiraga nubwo nta rusengero nzi,
ariko ku isabato nihagera aho kugira ngo nirirwe mu rugo kuko nababwiye ko nigaga ntaha, aho kugira ngo nirirwe mu rugo ndagenda nirirwe mu rusengero rwa ADEPR nirirweyo, hanyuma nimugoroba ndi butahe. Ariko ikibazo cyahise kinyikubitaho rero cyo kwibaza ngo ndajya gusenga nambaye iki? kandi ntawe wakuzanyemo icyo kibazo. Ninde se twabiganiraga? Ni njye n'Imana kuko niyo twahanganaga ijoro, navuga ngo ijoro ryose kuko amanywa kenshi nabaga ndi mu ishuri, ahubwo iyo natahaga ngeze mu rugo maze gukora etide mu byigwa bindi bisanzwe, nibwo natangiraga kwegura Bibiliya. Icyo cyo kirananira kujya mu rusengero n'ipantaro birananira, ahandi ho muri ADEPR ho nari ntuwe njyayo nta kibazo. Noneho naturira umwana umwe w'umukobwa twicaranaga, ndamwibuka Germaine, yari umwana wa Pasiteri Minega, nza kumubwira ikibazo mfite. Ndamubwira rero noneho ubu nshobora kujya gusenga, ariko umva ikibazo mfite. Ndakimubwira, yantije ijipo. Niwe wantije ijipo bwa mbere, njya mbyibuka yuko yantije ijipo itukura ndayibuka, ariko yarabyibushye kundusha. Nibuka ko nayihambiriyeho hano nkarenzaho umupira we nari nkufite, ndenzaho umupira, maze niyemeza yuko ndi bujye kwicara mu rusengero rwa ADEPR. Oya, abadive ntago nari mbazi. Yego, igihereweho no guhindura imyambarire. No guhindura. Kuri iyo sabato hageze nyine narahinduye kuko ndagenda, ndibuka yuko namanutse hariya Kimisagara, nagera hariya Nyabugogo hafi na gare, imbere ya gare nabanje guhura n'abantu banzi aho ngaho ku ivuko, twari tuziranye, ariko barambona ari ku isabato. Urumva ntabwo nageraga isakoshi yo gutwaramo ibitabo, nafashe ya Bibiliya kare narazindutse, abantu bo mu rugo bataranabyuka bose ho, hato ngo hataza kugira umuntu mbuza cyangwa umbaza ngo ugiye he. Ndavuga ndaza kubisobanura, ariko rero natangiye kujya mbaganiriza ibyo, ndavuga ndaza kubisobanuraho n'ingaruka. Noneho ngeze hariya imbere ya gare muri uriya muhanda ngana aho ku Muhima, rafrasheri kuri ADEPR, abantu ba mbere barambonye baravuga ngo yo, ngo reba wa mwana wo kwa Kanaka, bavuga papa, ariko intambara nimbi, ati reba wa mwana yaramutse, none reba agiye asigaye ajya gusenga. Ariko ubwo bo bahise bibwira yuko nyine ngiye gusenga ku isabato. Oya, ngiye gusenga ku isabato, dore disi asigaye ajya gusenga ku isabato. Bumvaga byari nka bifata nka kwa kundi bifataga kera ko ari ubutamutwe bubiteye cyane, kuko wumvise amagambo bavuze maze kubasuhuza, wumvise ko biteye agahinda. Ndangije ndazamuka, ariko nk'ugiye kuri ADEPR niho nagiye. Oya, njye n'ubundi nazamutse reba kuva imbere ya gare hariya ya Nyabugogo, uzamuke hariya imbere hahoze isoko rya Nyabugogo, uzamuke urusengero rwa ADEPR rwaraho haruguru. Noneho narazamutse rero ngeze hariya iruhande rw'urusengero, nza kubona umugabo, umupapa, yari afite Bibiliya mu ntoki, afite n'igitabo gitukura. Ubwenge burazi. Ndibaza uyu mugabo ubu ntibishoboka ko yaba ari umudive, ko afite Bibiliya. Icyo narinzi kindi nari naramenye, narinzi ko igitabo cy'indirimbo cy'abadive cyaratukuraga mu ishuri. Noneho icyo muri ADEPR ho cyari icyatsi. Mubonye mugenda inyuma, ntabwo namusuhuje, namugenzi inyuma, mugenda inyuma andesanse harimo intera. Aragenda arinjira hariya mu tuzu two mu tuyira two ku Muhima, arakata ngakata, ariko muri inyuma aza kwinjira muri make agera ku rusengero. Ubwo rusengero nyine yinjiye, nanjye ndinjira, ubwo muri make n'urusengero rw'abadive rwo ku Muhima rwinjiramo. Umunsi wabaye mubi kuri njyewe, ntago nawibagirwa, kubera ko kwinjira hahandi mbyinjiye kubwo navuga ngo
kubw'Imana impata ku kindimo kiri kumpata ariko si uko mbikunze. Cyambere impamvu ntari no kubikunda, nge nari umukobwa, nari mfite umuryango w'abakatolike kandi wankundaga, nubahaga, numvaga nubashye famiye yose yari katolike, numvaga nari ndi gutatira igihango cy'umuryango. Nari mfite data wankundaga, wantoje byinshi, wari unyitezeho byinshi, numvaga ntangiye gutandukira. Ikindi kandi nari umukobwa ugeze ahantu abasore bose twari tuziranye bari abakatolike, nta mudive wari urimo. Nari ndimo no kwibaza icyo kibazo, nibaza ubundi binda bibamo amaherezo yanjye azaba ya. Ikindi nkibaza uburyo bw'ubusabane bw'umuryango, akenshi amakwe, iminsi mikuru biba isabato. Nari mfite intimba ku mutima wo kwibaza ibyo bintu, mbese nasaga nk'aharaga ndi nyakamwe. Aho mu rusengero ngezemo nta muntu nari nzi, ndinjira ibyo bigishaga sinabyumvaga. Ntabwo imyigishirize y'abadive n'iya katolike twari tumenyereye cyangwa adaperi biratandukanye. Ngezemo nimusohoke, ndabaza mugiye, tugiye, twahitaga mu mitwe icyo gihe, ntabwo yari amatsinda, ubu ni amatsinda matora. Turasohotse, ibyo nabyo bikantera ikibazo. Saa sita zirageze, turatashye, nibaza naho ngiye sinanahamenya, ariko naratashye ngera mu rugo, ndababwira ko ninagiye gusenga nta kibazo, kuko babonaga hari ibintu byinshi byahindutse kuri njyewe. Imyitwarire yanjye imva byarahindutse pe, birahinduka, nta wundi muntu wundi babonye birahinduka, imyitwarire yanjye irahinduka. Bumvaga rero ibyo mbabwiye babifataga nk'ukuri, kuko nta bundi burara bundi, nta n'ahandi hantu handi bari bazinjye. Nageze mu rugo ndaruhuka gato, ariko nazirikanaga ko ari ku munsi w'isabato. Ndaruhuka, ndangije numvaga amahoro yanjye n'ubundi ari uko nongera gusubira mu rusengero runaka. N'ubundi nibuka nagarutse hano rusengero urwo nari ku Muhima, ngarukaho n'ubundi, ariko n'ubundi ntabyumva. Nugira ngo ibyo bigishaga narabyumvaga, ahubwo natangiye kujya mpangana n'Imana, nkahanganira nayo muri Bibiliya, ngahanganira nayo. Ariko Imana ni nziza, ni nziza cyane. Ibyo byose yarabirebaga. Nagendaga nshakisha, uko nari nzi gusoma Bibiliya, ariko yagendaga irushaho kugenda injyana amakuru nkeneye ndi. Uzi ngejeje mu Bafilipi 3, umurongo w'umugabo witwa Pawulo, umurongo wongeye kungaruramo imbaraga, ngo ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo ku bwa Kristo, ngo naze gusanga ngo bimeze nk'amase. Ibyo nkabikunda, ariko ntibyabuzaga ko n'ubundi nongera ngatenebuka. Muri make rero naje kugenda nkurira aho ngaho, mpurira na Kristo aho ngaho muri iyo Bibiliya. Nta wundi muntu uzi ibyanjye, ni njyewe na Bibiliya, ni njyewe n'ijambo. Mbese imvugo y'Imana igenda irushaho kunshengera. Inkuru rero yaje kuba kimomo. Mukuru wanyeze kumenya neza ko byanga bikunda yuko nshobora kujya muri adeperi, ndabigabanya, ntangira kwimenyereza rwa rusengero, ntangira kongera kunyura kakayira wa mugabo yanyuze, ngo nsubire kuri rwa rusengero. Hanyuma rero muri bya bindi nakubwiraga ko nari umukobwa, hari umusore twari tuziranye, nawe yari umukatolike, ariko we nubwo yari umukatolike, akazi yakoraga ntikanamwemeraga yuko ku cyumweru ajya gusenga, ahubwo yari afite off cyangwa yari afite ikiruhuko maridi. Ariko maze kumenya ukuri kw'isabato, icyo kibazo nacyo cyahise kinzamo, kuko twarabashuti, twarakundanaga. Mpita numva nkurikije ibyo maze kumenya nuko we ameze,
numva bitashoboka bitahura, mutabasha kubana. numva ntabwo biri buhure. Ntangira gusengera rero uko nzamuha amakuru y'urugendo ndimo, yuko bitashoboka kandi ko nkurikije aho ngeze ko nta gusubira inyuma, ahubwo ngomba kujya mbere kw'Imana. Navuga numvaga nahoraga ntonganya Imana ngo yarampemukiye, nabwiraga Imana warampemukiye, kuki ibi bintu wabyanditse? Iyo utaza kubyandika sinari kubimenya, ariko kubera ko urumva kubera ko nabisomye byambujije amahoro. Nahoraga rero mbwira Imana, Mana warampemukiye, ibi bintu wamenyesheje, watumye ntaho kubihungira mfite, warabyanditse. Ubwo rero nayo isigaye meze nka Petero, mvuga ngo kuko ari wowe ubivuze reka mbikore. Ibyo nakoraga nayo isigaye ndi kubikora kubera ko kuko mbisomye, nta wundi muntu, simvuga ngo hari undi waje kubinyigisha. Rero numva mfite umuhati wo kubwira uwo twari tuziranye yuko urugendo rwacu tugiye kurusubika. Nari ntangiye kumenyana n'Imana, itangiye kujya inanyereka amagambo meza y'amasezerano, gukomera kwayo, iby'isabato ho navuga ngo nari namaze guhondeka. Mu gihe rero nari ndi gushaka kubimubwira, we ntago yarazi iby'urugendo ndimo, ntago nari narigeze mbimubwira kuko numvaga nta n'impamvu yo kwirirwa mbimubwira, ko niba n'ubundi dimanche nabwo atabona umwanya wo gusenga, numvaga n'ubundi samedi yo atarika akazi ngo ajye gusenga. Yewe na famiye ubwo ngubwo, uretse umukuru wanjye niwe wabonye ko ibintu bihindutse, nabyo nkumva bitarasobanuka. Ndangije rero mu gihe nendaga kubimubwira, Imana iriseriye cyane. Ibyo yavuze ni ukuri kandi hora irwana no kubisohoza. Imana ni nziza. Rero uwo muvandimwe cyangwa uwo musore twari tuziranye mu kazi yakoranaga n'undi mupapa nawe w'umudive. Icyo gihe rimwe haza kuba ibyo twita amavuna cyangwa amateraniro yaberaga, bakorera nabo mu nshe za Kimisagara. Hanyuma bahaza kugira amateraniro cyangwa amavuna yaberaga Kabusunzu, hahandi hafi na pasi ku itorero rya Kabusunzu. Uwo mupapa bakoranaga aramurarika ngo amubere umushyitsi nk'uko tujya tubigenza. Amaze kumurarika rero barajyana, bagezeyo barigisha. Ubwo ndavuga ibyo yambwiraga, ntago twari turi kumwe. Barigisha, aza gufashwa cyangwa aza kugira ukuri amenya. Nawe amaze kukumenya byamubereye urugamba. Haribaza ati si ibintu uko mbimenye, hakaba hari umuntu twakundanaga utabizi biragenda gute? Namenye ko nawe urwo rugamba ari ruri. Ntago yaje kubimenya rwose, bimenyeho bitinze cyane. Arangije aza kunshaka arambwira ati nagira nkubwire rero, hari umupapa dukorana w'umwadventiste, nari muzi uwo mupapa, yari umupapa mwiza w'umushuti mu kazi, yari yaramupresanseho, ariko ibyo kuvuga ngo n'umudive byose nari mbizi. Arambwira ukuntu yamuraritse ajya kuri ayo materaniro, agezeyo barigisha kandi yumva ibyo bigishije ari ukuri. Ati rero nagira ngo mbikubwire ubimenye, umbwire nawe uko urimo kubyumva. Arambaza ati se abantu b'abadive wowe ujya ubumva? Yarabizi ko njye abadive ntabo nzi, yarazwe n'umukatolika ariko njyana n'umuvandimwe gusenga. Ndamubwira oya ntago mbazi. Nuko namushubije icyo gihe, ntago abadive ho mbazi uretse kuba mbigamo, ariko nta kindi mbaziho. Arambwira ati kandi nagira ngo nakubwire yuko rwose numva narihuse ngafata n'umwanzuro wo kubatizwa. Imana iratangaje. Imana ni nziza n'ukuri. Bije mu gihe nawe uri ku urugamba rwo gushaka kumuhamagara uko nzabimubwira, kandi icyo nshaka kumubwira ni ukumubwira ko tugiye kurangizanya ku rugendo rwanjye rw'ubushuti twari dufitanye, kubera ko hari umucyo nakiriye uvuye ku Mana umenyesha ukuri kw'ibyo byanditswe.
aza kumbwira ati rero ahubwo nagira ngo niba bishoboka uzanamperekeze. Ndamuherekeza ajya kubatirizwa i Nyamirambo. Ariko kubera yuko twari twarajyanye muri famiye ye, aranyerekana kwa mukuru we, yabanaga nawe na mukuru we. Yarambwiye ati rero ati nanabivuze kuri kwa mukuru wanjye, ati barambwira ati ariko tubwiza ukuri koko, aho wa mukobwa ntago yaba yarabaye umudive akaba ari we ukurikiye. Nabo ntibabyumvaga kuko famiye yabo nabo yari abakatolike. Ati ntago ari ukurikiye, ati reka ahubwo byanteye ikibazo no kubimubwira. Ati nubwo nabimubwiye ariko ati sinzi uko bizagenda, kuko murabizi ko abana mukuru we abasenyera muri ADPR kandi n'abafamiye ye ari abakatolike. Barasetse abo muri famiye yabo nabo baraseka nyine barekeraho, ntago babyitayeho ko yari umuhungu mukuru, ntago babyitayeho, babifashe nkaho ari ibiganiro bisanzwe. Naramuherekeje bisanzwe koko, aragenda arabatizwa, birangiye arataha, nanjye ndataha. Ariko byashoje atazi ko njye urwo rugamba rurimo. Nabyo namubwiye, naracecetse ndavuga nti ntago namenya, ntago ndumva ubuhamya bwe nyabyo ngo numve niba koko umuhamagaro afite uhuye n'uwanjye. Ndatuza ndikiraho, tubanaho iminsi, njya gusenga ku isabato aho ngaho ku Muyima, ariko ncecetse. Akagumya kugira amatsiko yo kwibaza ukuntu nafashe ibyo bintu yagiyemo uko bimeze. Arangije rero igihe cyarageze, nza gushyira ndatobora, nza gushyira ukuri ahagaragara. Ndamusobanurira, ariko niho natangiye kubonera kurwana kw'Imana gutangaje, kuko cya kibazo nakibabwiye najyaga nibaza uko bizagenda, nkibaza ariko mbabarumbwira Imana ibi bintu ngiyemo, nta muhungu umudive nzi, nta bantu nzi, ubundi nyeri bizarangira bite? Ubwo igisubizo cya mbere kirabonetse. Nubwo nari mezeho gutyo, yabatijwe mbere yanjye. Nge nabanje kumva neza ibintu ndimo ngo ni ibiki, ibi bintu koko ni ibintu nzabamo, ni ibintu bifite ireme, ni ibintu nzajya gusobanura, ni ibintu bigenze gute. Ubwo rero muri make byabaye aho ngaho, nza gusoza no kwiga. Urumva wa musore nyine wa wundi navugaga yuko ibyanjye birangiye, ubwo turacyari hamwe nawe. Nza gusoza kwiga, igihe kiragera nza kubona n'akazi. Akazi naho naboneyemo Imana, kuko ntago Imana yigeze inyemerera yuko mba mu ijambo ryayo, oya njenjetse cyangwa ngenda gahoro, kuko numvaga yuko n'akazi rero byabaye ngombwa yuko ko nabonye. Nagezeyo ku munsi wa kabiri, nza guhamagara abayobozi banjye ndababwira nubwo ngomba gukora akazi ahangaha, ariko hari ikiganiro nagira ngo tubanze tugirane. Ngewe ndi umwizera w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ku isabato ntago nkora. Ariko mbere yuko mbibwira abayobozi, hari umudamu nari nahasanze, kugira ngo cyari ikintu cyitwaga isete, cyari niyo de caisse de travailleurs, cyakoraga mu buryo bwo kumishahara y'abakozi no kubahemba. Nge nari kesiyeri waho. Nahasanze rero wari ushinzwe rokuvuroma cyangwa ibintu byerekeranye no kwishyuza n'amakonti, yarashinzwe kumenya gukurikirana konti z'abakiriya. Nasanze rero uwo mudamu ndamubwira nubwo ureba nje hano nje, ariko imyizerere yanjye iteye gutya. Yahise anseka arambwira turacyari mutoya, uracyari umwana. Ati rero nagira ngo ubwire ko ibyo bintu uvuga ntago byashoboka. Ati kubera ko ngewe mfite umuntu ufunze, umutware wanjye, ngomba kumugemurira samedi, nicyo gihe dusurira. Ati kandi ntago nasabye agahushya barakanyimye kugira ngo mbashe kujya mugeraho. Ati rero urumva gusengaho ni ikindi kibazo. Okay, ubwo wa mbere ambwiye ko bidashoboka, biba ngombwa ko mpamagara umuyobozi mukuru, yari jera wacu twari dufite.
kuko iyo yari branche ariko siège yari hano i Kigali. Mama mbanza kubwira Jera twari dufite, ndamubwira nti rero nje gukora akazi hano Harlendi, ndamubwira nubwo nje gukora akazi hano nagira ngo mbanze mbabwire iby'imyizerere yanjye kugira menye uko nitwara. Narabimubwiye ari maridi cyangwa mercredi, ndabimubwira dutashye nawe araseka arambwira ati rero muvoma za hano zikorwa samedi, kuko niho hantu abakozi baza gutwara amafaranga, niwo munsi abacuruzi icyo gihe habaga n'isoko, ati nibwo munsi abacuruzi baza kuverisaho, urumva ntibyashoboka. Ndamubwira rero niba ari uko bimeze nagira ngo menye niba nakomeza cyangwa ntakomeza kugira ngo ntazagira ikibazo mo hagati. Arambwira ati tubwo bizaba ngombwa yuko tubyigaho. Icyo gihe rero byarakokeye mercredi jeudi, niteguye ko byanga bikunda ubwo bari bumpe igisubizo. Vendredi saa 9 cyangwa saa 10 wari Jera yarampamagaye arambwira ati Grace, ndamwitaba ati siwe wambwiye yuko uri umu Adventiste w'umunsi wa karindwi? Yego, kubera ko nari nagiye gukorera i Muhanga kandi n'ubundi famille abo twabanaga bari hano i Kigali, byari ngombwa icyo gihe natangiye nkora nta kuko nari ntarabona icumbi, yarabizi neza. Arambwira ati sesi wambwiye ko uri umwizera w'itorero ry'Abadventiste? Yego. Ati none se ati abadivesi numvise bavuga ngo batangira isabato vendredi? Arambwira, ndamubwira nti yego. Ati amasaha yawe rero arageze, ati tangira utunganye kese, ati hanyuma uyinzanire. Reba rero kese yerashyiriye Jera kese ngo bari uyisigaraho. Ibyo byarabaye igitangaza gikomeye. Imana rwose ndagira ngo babwire Rugamba, iyi ntambara ni iy'umwuka. Rero ubwo ari iy'umwuka irwanirwa mu mwuka, Uwiteka arirwanirira. Icyabayeho uwo mudamu navuga ngo yahise agira, navuga ngo ihamuka, aratangara abona ibintu bikomeye cyane, yumva byari bikomeye. Ikibazo cy'umuntu agomba gukemurira gusaba uruhushya. Yego, kandi uwo mudamu nawe twari dutangiye kuba inshuti cyane. Arangije atangira kugira ngo hari ubundi bushuti mfitanye n'uwo mujera butandukanye, aza kumpamagara turaganira, ndamubwira nuko nguko bimeze, nta handi tuziranye, ahubwo nanjye ntago nzi, navuze ikibazo cyanjye uko kimeze ni kuriya byabaye ngombwa ko uwo mudamu yandika iletre ari kurekarama, bituma komite iterana kugira ngo yige ku bibazo byacu, isuzume ikibazo cyanjye, kuko yatanze navuga ngo nk'ikirego cyo kuba we yasaba uruhushya ntarubone ariko undi akarubona. Byabaye ngombwa rero yuko ibyo bijyanwa mu nzego zisumbye ibya Jera. Barangije rero biba ngombwa yuko nyuma yo guterana haza gufata umwanzuro rero waravuze tuko byakagenda kose ntago twakwivanga mu myizerere ya Kesiyeri Ingabire Marie Grace. Ati dusanze yuko akwiriye kujya ajya gusenga nk'uko imyizerere ye ibitegeka. Atari na wa mudamu baramubwira ati rero igihe atari akazi kenshi nawe uzajya ugenda ujye gusura, ariko nuva gusura ugaruke mu kazi. Ubwo aho ngaho ni hamwe. Reka nongere ngaruke rero kuri ubwo ndimo ndakura nerekeza yuko mba umuntu mukuru uziranye na wa musore. Igihe cyarageze rero habaho gupanga gahunda yuko twabana z'ubukwe. Tupanze gahunda nkatwe abadive tukinjira mu itorero. Kugeza icyo gihe nta wundi muntu wo mudive wo muri famiye yanjye nawe iwabo ntawe, ni twege babiri twe twenyine iwabo muri famiye. Ati uriya nta wundi muntu baba warahinduye uriya muhungu kereka uwa mukobwa, ni umukobwa waziranye. Iwacu baravuga ati muzi umuhungu wamenyanye n'umwana wacu ibyo yakoze? Yaramudeviye yamujyanyeho hariya. Igihe kiragera cyo gutegura ubukwe,
iwabo bo nta kibazo, yari we na mukuru we n'ubundi ho byari byoroshye. Iwacu ho nababwiye ko twakuriye aho ku kiliziya. Data yari sekreteri, byaje kuba ngombwa yuko mbere ubundi papa yarikoreraga, ariko byaje kugera igihe nyuma y'intambara ko abasekreteri bo kwa padiri. Iyo nkuru navuga ngo inkuru mbi yaje kumugeraho, ndayita kuri we yabaye mbi, ni nshamugongo kuri we. Umwana w'umukobwa wari urangije kwiga, yari yiteze yuko n'amashuri anakomeza, ariko ntiyakomeza, ahubwo noneho hagiye no gushaka. Noneho ibintu bibi mu badive. Yarambwiye rero, arambwira ati ibyo ntacyo nanabikoraho, ariko hari ikitazashoboka. Icya mbere kugira ngo ubwo bukwe butahe nuko we, nge sinabona uko mbibwira padiri, mwebwe muzaze mubimubwire. Yego, muzaze mubimubwire kugira ngo adafungirwa amasakramentu. Turagenda ko padiri aramubwira ati turaganira. Padiri aravuga ati nta kundi byagenda, uyu yamaze kugenda, ahubwo icyo dukwiriye gukora ni ugukumira abasigaye. Ariko mu byo bambwiye, barambwira ati rero ikidashoboka ni uko ubukwe budashobora kubera iwacu. Ati mwebwe atabadive, ati muragira ngo padiri azabe yicaye hariya, ati hanyuma nangira muvuga ati dore ya nyamaswa, tubwo muragira ngo, ati simbishoboye. Kandi nanjye mu kubabwira ibyerekeranye n'ubukwe nari nababwiye, navuga ngo amakuru adasanzwe yerekeranye n'ubukwe budasanzwe bw'abadive. Ndababwira ubukwe bw'abadive muri bike, muri wa mucyo Imana yampaye, si ibiganiro byinshi nagiranye n'ab'itorero, ahubwo muri bike nari maze kumenya nyine abadive ntabwo bakoresha inzoga. Ndababwira nyine ubwo bukwe buzaba butarimo inzoga. Ubwo bukwe icyo gihe bahanaga ibintu by'amatabi, y'itabi. Ndababwira ubwo bukwe ntabwo buzaba burimo itabi. Yewe mbabwira ikindi gisa nkaho cyo navuga ngo cyabarakajeho cyane. Ndababwira ni kandi ubwo bukwe ntabwo buzaba burimo inyama. Ntabwo ubwo bukwe buzaba burimo inyama. Aho baravuze ati aho ngaho mbese bibi ibibazo bikomeye. Ariko Imana kuko ari Imana, kuko ari Imana, najyaga nkunda kuyibwira nti maze uriya rugamba uzarwirengere, niwe nyirabayazana. Ubundi iyo ntasoma biriya bintu nta wundi muntu wabimbwirije, iyo ntasoma biriya bintu simba ndimo kubivuga. Ariko none reba ibintu wandikishije ndabisoma nabivuga bigatera ikibazo. Ni rero jya wishingira umutekano wanjye, jya urwana uru rugamba, niwe nyirabayazana wabo. Okay, havamo umupapa umwe nyuma y'uburakari bwa famiye, havamo umupapa umwe aravuga ati ariko ubundi mu bintu turimo gukora, urumva nyine nakomeje kugenda habaho guteraganwa no kwibaza ibyo bintu ibyo ari byo. Papa umwe aravuga ati yewe, yari data wacu, yatuye hari Kacyiru, aza kuvuga ati ariko ubundi ubu ibi turimo amaherezo azaba yahe. Ati noneho reka ubu bukwe buzaze bubera iwanjye, birangire buzaze bubera iwanjye. Undi ati none murumva tuzakora ubukwe butarimo inzoga ntibugire inyama. Bakambaza ati harya ibyo bisimburwa n'iki? Ni inzoga zisimburwa na fanta n'imitobe, hanyuma inyama zigasimburwa na tofu. Umwe akavuga ati izo tofu reka ncece, ati wazibaho wabereka uko bimeze. Ati ni ibintu rwose ntabwo bimeze neza. Ariko hamwe mu nama baza kwiyemeza baravuga ati ariko ubundi turarwana n'iki? Twege inyama zacu tuzazitegura tuzishyire ku ruhande. Ati hanyuma abadive tubaha ibyo bintu baba ari byo barya, ibyo bintu byitwa tofu. Ati hanyuma natwe niturangiza tuze kunywa izo nzoga zacu, turye inyama zacu. Byarabaye, byaje kuba. Imana nizizi ibihe byose. Imana rero yaje kubigenza neza.
bwa bukwe bwaje kuba n'aba babyeyi nyine baraza barabutaha, yego, kandi tuza kugira urugo, tubamo kubera Imana, tubaho Imana itugirira neza. Nyuma yaho ndashima Imana yuko itaturetse ngo tube uko nguko twege babiri, ahubwo yagiye igira neza, igenda ibyara hirya no hino, igenda ibazana. Kuko nkigera mu itorero nkamenya umucyo maze kwakira, nagize agahinda kenshi, ndarira Imana, ndayibwira ngo Mana, ni iki cyatumye utinda kutumenyesha umucyo wawe? None se ko ngewe unkuyeyo ukankurayo ndi umwe, ubu bizagenda gute? Abandi abo ngabo bo mu miryango nsizeyo wambabariye kandi nkunda, wambabariye nabo bakagira icyo bamenye cy'ijambo ryawe. Urumva muri ako gahe nagiye mbamo, n'ubundi nabibayemo nyine mu gutangira, bagerageza kumwe bavuga ngo ibyaye ikibazo irakirigata, nyine bantunga uko ariko batabyumva. Ariko reka navuga ngo njya kwerekeza ahantu hagera ku musozo, nuko nagize umugisha wuko uyu mucyo namenye w'ijambo ry'Imana. Navuga ngo w'ijambo ry'Imana, w'ukuri kw'ijambo ry'Imana, w'ubwiza bw'Imana yacu, wo gukomera kw'Imana, wo guhindura kw'Imana yayo. Naje kumenya Imana yangiriye neza, ituma hari benshi bamenya ukuri kw'ibyo ndimo, kw'ibyo namenye. Yewe nabo ababyeyi banjye byageze aho nakomeje kuba ku mavi mbasengeraho cyane, n'abandi yaba abana mbereye nyina wabo cyangwa nyirasenge, n'abandi hirya y'aho ngaho, yewe no ku muryango w'umutware wanjye nabo hagiye izana abantu bo mu muryango, nabo bagenda bakira uko kuri, ariko n'abandi batari baza. Naje gutangazwa cyane nuko nagiye ngira urugendo rwinshi rwo kuba hafi y'umuryango, ariko ikintu naje gukundira Imana nuko yihesheje icyubahiro muri uwo muryango. Biza kugeraho noneho bisa nkaho wagira ngo umuryango wanjye wose n'Abadivantiste, gahunda y'ibirori bibaye bakavuga ati muramenye, kugeza kuri uyu munsi wa none muramenye, mwibuke yuko ibirori byanyu mutari bubishyire ku isabato. Rimwe na rimwe no mu gihe nari nkiri umwe, wenda abandi bagiye bahinduka kenshi, ni batoya kuri ngewe, ariko no mu gihe bakavuga ati gahunda ubukwe zigomba kujya dimanche, yewe ibirori biteguwe mu muryango. Noneho ntangira kwibaza ikibazo, ariko Mana, ndinde ndiki wansobanuriye? Ariko nsanga ko ari Imana ubwayo, ni Imana ubwayo yirwanirira ukuri kwayo. Njya nibuka buriya akenshi njyewe vendredi iyo hageze bitafunga telefone, narababwiye nti rero amatwi yanjye mu yindi minsi mba nayahaye isi ngo ivuge n'abantu bavuge. Iyo amasaha rero ageze, numva noneho mfite amatwi yo kumva Imana, ahasigaye umunwa wanjye noneho nanjye nkumva wasohokamo ibyo kuvuga Imana. Rero byageze aho umwana umwe mbere nyina wabo niwe wigeze kumamagara, aramamagara ngo ati njye hari ikibazo nshaka kukubaza. Hari umuntu nubwo wa telefone yawe yaba ifunguye, ariko ndashaka kugira ngo menye niba hari umuntu ujya wibeshya ngo aguhamagare ku isabato. Ati uwo muntu ndashaka ujye ubambwira, njye ninjye uza abakorera ikiganiro. Ntago ari umudive, ahubwo ni kwa kundi yamaze kumenya umuco wawe. Nshima yuko ibyo byamaze kumenya ko ari umuco. Ndacyafite mama n'uyu munsi wa none, niwe ujye umbwira, njya kubona nkumva iyo ntinze kumuhamagara vendredi mu masaa 9 saa 10 ajya ahamagara akambwira ati nanze yuko nabonye batinze kumamagara, nanze yuko waza kujya mu isabato tutaravugana, ngo tukifuriza isabato nziza.
kandi nyine abazi yuko ubwo birangiriye aho, ati mwana wanjye nanze yuko ibi bijyaza kukuderanje. Rero umuryango wose nshimira yuko byabanje kubabangamira ibyo gufunga telefone, barambwira ati ariko nshima Imana yuko ibyo bitigeze bikomeza kubabangamira, ahubwo na mbere data yaje kugera arasinzira. Nashimaga yuko iyo nageraga mu rugo ntago nagiranaga nabo ikiganiro nifashishije Bibiliya, ahubwo iwacu kumeza kunaga kuba hari ibyo bitabo, nafataga Bibiliya nagatifu ibiraho muri saro, tukaba ariyo tuganiriraga mo. Iyo data rero yamaze ab'umuryango bari bamaze kumenyera aho ngaho mvuka iyo najyagayo, yuko byabaga ngombwa ko amasaha cyangwa igihe cyanjye cyo gutaha yakundaga guhamagara abaturanyi akababwira ngo nimuza dusengere, ngo nimuza dusengere. Rero nshima Imana yuko ibyayo muri njyewe numva bitakiri ibanga, numva bitakiri ibanga byo kuvuga ubwiza no gukomera kw'Imana. Numva aho ngeze aha numva afite cyane urugamba cyangwa intambara cyane yo kubwira cyane abantu, mba numva nabwira cyane ni abakiri bato, baba hahandi Imana nanjye yampamagariye ngo bagundaguranire nayo ku myaka 20 na 21 y'ubusore, bakorera Imana bagifite imbaraga. Numva rero nshima Imana cyane kuko yagiye inyereka ubumana bwayo, inyereka urukundo rwayo, inyereka ubwiza bwayo. Cyane najyaga nkunda kubwira abantu ni rero burya kuva kera tutarayimenya yo yari ituzi. Najyaga nkunda kubwira abantu ni njyewe ibintu nakundaga gushaka no kuyikundira cyane. Najyaga mvuga ni njyewe navutse mu kwa 7, ndangije mvuka ndi wa 7, ni kandi nitwa Ingabire, ni kandi Ingabire z'Imana ni 7. Njya nibuka ko niga mu wa 7 nari nimero 7, ndangiza kwiga 9 7 mbona diplome ya 7. Ibyo rero Uwiteka yanyongereho rero amaze kunyereka umucyo w'isabato, yemeye kumva umudivantiste w'umunsi wa 7, kandi n'ubukwe bwanjye nabukoze mu kwa 7. Ibyo rero najyaga nkunda kubivuga, nkavuga okay, noneho ngize umugisha nza kumenya yuko 7 uvuga ikintu cyuzuye. Ndavuga uko byagenda kose Imana ngomba kuyereka ko ndi umuntu wuzuye kuva none kugeza ubwo tuzicarana. Byanga bikundi ngomba kumbona nk'umuntu wuzuye. Icyo nsorezaho rero mu gushima Imana kwanjye no muri urwo rugendo rwanjye, wenda ubwo nawe niba hari icyo uri bumbaze nta kibazo, ariko kugeza uyu munsi wa none ideni mfite ni rimwe gusa, no kwibaza ngo ibyo Uwiteka yangiriye ndabimwitura iki. Ese impamvu ndiho kuri iyi myaka ndiho Uwiteka ambitsemo iki, aranshakaho iki? Ariko kimwe cyo namenye nuko nta kindi, nicyo kuvuga gukomera kwe, nicyo kuvuga ubwiza bwe. Mba numva n'uyu munsi wa none niyo mvuye mu rugo mu gitondo ngiye mu kazi, ngasaba Imana cyane, isengesho ryanjye ntajya mbura kwibagirwa, ntabura kwibuka, no kwibuka ngo ningirira umugisha nkavuga, impe kuvuga ntitume bwira mu magambo ndi buvuge, mu biri bunzanire ntitume bwira ntavuze izina ryayo, ntavuze gukomera kwayo. Kandi noneho ndabizi neza yuko icyo izaheraho mpamya neza izambaza, icyo ntajyaga nshidikanya ni umuryango wanjye. Ngunda kubibaganiriza kenshi, abo tukunda kubana no kuganira, abo tubana muri gahunda y'amasengesho, buri wese azi icyifuzo nyamukuru sengera cyane. Namenye amateka ya Nowa, menya yuko Nowa yabashije kujya mu nkuge hamwe n'umuryango we. Iteka ryose iryo ni isengesho, ni icyifuzo njya niyiririza ubusa kurusha ibindi byose, no kugira ngo icyo kintu Uwiteka yakoreye Nowa ko byagenda kose, ni ryo kintu njya nishyuza Uwiteka kugira ngo igikorere umuryango wanjye.
ndabizi ko umuryango wanjye njya mbabwira yuko byanga bikunda igihe kimwe nzahagarara imbere y'intebe y'Imana iri kumbaza umuryango Imana yampaye. Kandi noneho byongeye uretse n'abo ngabo yaba bavuye mu nda yanjye n'umutware wanjye, kuko buri gihe njya nkunda kuvuga ngo byanga bikunda hari impamvu uriya mugabo atashatse abandi agashaka njyewe. Abana nabyaye hari impamvu batabyawe n'undi muntu bakabyarwa nanjye. Abo rero bagomba kugira umugisha kubera ko ari njye wababyaye. Abo bagomba guhirwa. Abandi nyantekereza ni abavandimwe banjye, nabo cyangwa ab'umuryango wanjye. Abo nabo ni abantu ngomba buri gihe kuzirikana, ngomba guhora ntekereza ko bagomba guhirwa kubera yuko dufitanye isano. Abo nabo buri gihe nk'uko naje kugira umugisha muri wa muryango navukiyemo wahuriyemo n'ibibazo byinshi, ariko abo bana nakubwiye ko ndi uwa karindwi. Yego, twagiye tugira umugisha kubariho. Bigeze kwicara baravuga ati ariko uyu muryango tugira nde mukuru w'umuryango. Naje gutangara cyane. Uwo munsi nawe warantangaje. Umunsi natangayeho bavuze ati nta wundi muntu ukwiriye kutubera umukuru w'umuryango ni Ingabire. Ibyo rero byamaye inshingano ikomeye. kongera ya nshingano yo kubasabira no Ni inshingano yanjye nk'uko umutambyi yagombaga kuba afite imiryango 12 kuri we agomba kuyisabira. Nanjye icyo ni ikintu nsabira umuryango ngo nabo baraho hirya Imana izabagirire neza. Ariko njye nizera ko niba yaranshoboye itazabananirwa, ko numvaga hari nshobora kuba ari njye wagorana kurushaho. Ariko nzi yuko imbaraga zayo zireba hirya itazigera inanirwa na rimwe kubakurayo. Ndacyayitegereje mu gukora kwayo, kuko imigambi yayo ni myiza kuri twebwe. Kandi sabo bonyine bagomba guhirwa, kuko niba Uwiteka yarangiriye ubuntu akamenyesha ubutumwa bwe ndi muto, nago nari muto cyane, 20 si myinshi, bambe si myinshi kandi nanone ariko nanone si mikeya. Numva afite inshingano yuko iby'Imana hakwiriye kubiceceka. Numva ari inshingano yanjye ikomeye. Ndumva rero hari nakwerekeza ku musozo by'uru rugendo. amagambo wavugaga rero imigani 8:31 nta makuru anesheje cyane. Iyo sano dukwiriye kugirana n'Imana no gusabana nayo yifuza. Yego, Imana ibinezeza byayo byari kubana n'abantu. amina. Imana yifuza kubana natwe. Yego, N'ahandi mu kuva igice cya 25 atubwira iby'ubuturo bwera. Umugambi wabwo ari kugira ngo iture hagati muri bo. amina. Ubwo Imana yabonye kubera idukunda ishaka gusabana natwe, kuko yaduhaye umunsi wa kabiri. Amina. Ujye uba umunsi ugaruka cyumweru zo gusabana nayo. Amina. Kandi kuko bivuze ko abantu b'Imana bazarushaho kujya imbere yayo, bazarushaho kunyurwa mu kurangwa Amina. nk'uko byatugiwe nabo bazaryoherwa. Amina. Amina. Tugushimye tubivanye ku mutima rero, ubu nawe mwongeye kudusangishe, kandi twiteze ko ntibuzabura uwo bifasha byanze bikunze. Urugamba rubana nabo. Yego. Urugamba ari kurwana nabo. Amen. Inama wagiye utugira nyinshi, ni byinshi umuntu yakuramo. Haba imibereho y'abasore, haba imibereho yo kugendera mu byo twamenye, imibereho yo guhamya, icyitegererezo ku bandi. Byose turabigushimira. Amen. Amen. Kidukura isi ya